twatangiye kuyumva nimugoroba nka saa 12 niho natangiye kuyumva nje. Yego uyu munsi ho byari bimeze bite ku uyu munsi ho byari bikaze cyane. Ikaze kuri Dezom TV live mu karere ka Rubavu. Aka kanya hakomeje kumvikana urusaku rw'amasasu. No masasu akomeje guturuka by'umwihariko mu gice cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, aho ingabo za kira gihugu FARDC zikomeje guhangana n'umutwe wa M23 nyuma yuko umutwe wa M23 umaze gufata Goma, ariko kandi bakangana nabo kuva kwizima. Urusaku rw'amasasu rwakomeje kumvikana kuva mu masaha ya mu gitondo, kuva mu masaha ya saa 4 kugeza magingaya, n'ubu baracyarasana by'umwihariko. Ndetse nyuma yuko ibyo bibaye, abaturage by'umwihariko abaturiye umupaka muto cyangwa se petite barrière bakorera ubucuruzi cyangwa se batuyara hafi, bakomeje kugira urwikekwe nyuma yo kumva urusaku rw'amasasu nkuko n'ubu bicyumvikana. Murabyumva by'umwihariko mwese muteze amatwi Dezom TV. Ariko kandi nyuma yuko ibyo bibaye, bamwe batangiye gusa nk'abavaho hantu bakwira imishwaro bahunga bava hafi y'umupaka mutoya. Bose icyo bahurizagaho nuko bikangaga urwo rusaku rw'amasasu batinya ko hari ishobora kuba ryagwa ku muntu wigenda cyangwa se uri mu kazi ke akaba yahasiga ubuzima. Kuko nari bi ariko n'ubundi umutekano turawufite, nta kibazo ubwo biri hakujya tu. Byatangiye ryari? Ubundi byatangiye kuva ejo saa 10 za nimugoroba kugeza mu kerere. Ariko twebwe nk'abaturage nta kibazo. Nikomereje imirimo se? Nikomereje twaka abantu benshi bafunguye n'amabanki safunguye. Baga umutekano turi. Mu gitondo ko byari bikaze kwiza kuri umunota aho bigereranye bimeze bite? Mbeo ukuntu bihagaze ubu ngubu byacogoye. Biroroshe. Abaturage batangiye gusubira mu mirimo, abayobozi bari gukora, abamotari n'iki byose. Mu gitondo muvuga bimeze bite? Mu gitondo nabo twaje no kutiya mu kazi. Byari bikakaye. Nta muntu wari urakabyuka. Ariko ubu ngubu nta mina ntari gutugushima Imana kuko byoroshye nkabo. Ese by'umwihariko ku bijyanye n'umutekano murumva nta kibazo mwizeye? Umutekano ntari biko dufite umutekano mu gihugu. Biri hakujya ntago byagera hano. Angwa no kuno byajyaga babicubiriza mu kirere. Biri hase bira n'ubundi dufite ubushobozi burari. Byagendaga gute dusobanuriye wenda? Ubundi nyine byahuha byaturikaga ariko leta yabisubizaga. Ariko kandi nubwo byakomeje kugenda biba gutyo, izo mbunda cyangwa se zumvikana izo mbunda ziremereye ndetse n'amasasu akubita ndetse cyane, hari uburyo ingabo z'u Rwanda zisa nk'iziri maso rwose ku buryo bugaragaraho amasasu ari kuva ava mu kirere cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo aza mu Rwanda, ari guhita asa nkaho agabanyirizwa umuvuduko cyangwa se umuvumba mu kirere, ku buryo nta muturage wo mu Rwanda ashobora kuba ryaza ngo ribe ryakwica. Rero nyuma yuko ibyo bibaye kandi ikindi mwamenya nuko uretse aho ku mupaka muto no mu mujyi w'ubukerarugendo, abaturage urujya n'uruza bisa nkaho rwagabanutse. Amazu y'ubucuruzi nyuma yuko isaa 4 byari bisa nk'ibikomeye cyane, urusaku rw'amasasu imbunda ziremereye zikubita cyane. Amwe mu mazu y'ubucuruzi yarafunze, abandi bamwe bagakora, nyuma bisa nk'ibigenda birangira burundu bakomeza gufunga, nyuma gatoya bongera gutangira gukora gake gake. Ikindi twababwira nuko nyuma yuko byose baye urwo rufaya rw'amasasu, abaturage ntago twavuga kwiza kuri umunota ngo bahunze bajya kure. Hari inama bagiye bagirwa n'ubuyobozi mu ryo cyangwa ubundi, aho bamwe bibereye mu mazu yabo batuje bategereje ibijya mbere. Ikindi kandi hari bamwe mu bakomerekejwe n'ayo masasu yabagaturutse hakurya by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igoma bikaba byagera mu Rwanda, ariko bakaba bari kwitabwaho n'abaganga ndetse ko hari cyizeye ko baza gukira bakamera neza mu masaha ari imbere. Nicyo twababwira kwiza kuri umunota. Ikindi tukivuga kuri ibi yuko gushyamirana hagati ya 23 ndetse na ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo FARDC, nuko nyuma yuko M23 ifashe Goma, ubu hari abasirikari bo ku ruhande rwayo cyangwa se na za Wazalendo bamaze kwishyikiriza mu Rwanda, bizanye rwose bafite bambaye impuzankano cyangwa se imyenda yabo ndetse na bimwe mu bikoresho bya gisirikari, aho rero banyuze ku mupaka munini cyangwa se grande barrière. Ubu tuvugana akaba ariho bari, ndetse
umubare wabaje wakomeza kugenda wiyongera kuza kuri umunota ntabwo twahita tuvuga ngo n'uyu mubare tuwemeza kuko baracyakomeza kugenda baza. Ni nyuma yuko M23 ifashe icyo gice ndetse igafata igice twavuga ko ari cyo mu kirere ndetse ikagota n'inzira y'amazi. Muri make rero zimwe mu ngabo zo ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakaba bari kubona ko nta bundi buryo uretse kugenda bamanika amaboko. Kuva M23 yafata Goma by'umwihariko yaba mu mujyi Goma yaba no mu nkengero, haragaragara bamwe mu bakongomani basa nk'aho bafite akanyamuneza bishimira ko uyu mujyi wamaze gufatwa na M23. Akaba rero ari cyo twababwira kugeza kuri umunota nyuma yuko M23 ifashe umujyi wa Goma, ibyo wari warahigiye ko byanga bikunda uzafata umujyi wa Goma mu gihe Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo azakomeza kwinangira akanga ibiganiro kugira ngo nibura babe baganira bajye ku meza y'ibiganiro babe bakemura ikibazo. Ibi rero kandi twababwira ko byo gukomeza gufata nka Goma n'ibindi bice byose bije bikurikira gukomeza kugaragaza inyota yo gukomeza guharanira uburenganzira bwa muntu M23 ifite, nyuma kandi y'ibyo yagiye igaragaza nk'imbaraga ifite nyuma yuko mu minsi ishize yishe generali by'umwihariko guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru General Peter Chirimwami. Nyuma gato nyuma y'urwo rupfu rwa General Peter Chirimwami haza kumvikana urundi rupfu rwa General Omega wari umuyobozi cyangwa se umukuru wa FDLR kandi by'umwihariko akaba nayo ifitanye imikorere cyangwa ifite ukumvikana guhuza hagati yayo ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko na FARDC mu gukomeza guhashya M23. Ariko M23 yagaragaje ko noneho ijije byanga bikunda ko nta gahunda yo gusubira inyuma ndetse byanga bikunda izakomeza gukora uko ishoboye ikabohoza cyangwa se igafasha abaturage gukomeza kubaho neza. Ni mu gihe kandi by'umwihariko Lawrence Kanyuka kuri ruhande rwa M23 yerutse kuvuga ko ahubwo igihe ari iki ngo abaturage bari Goma ndetse nandi hatandukanye mu bice bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakwiye kuba bakwakira M23 nk'igisubizo ndetse ko ikingenza ari kuzana amahoro. Ndetse kuri ruhande twavuga nuko bamwe mu baturage mu byakomeza kugenda bagarukaho by'umwihariko n'abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavugaga ko M23 yo iri uruhande rwayo ari guhangana n'abasirikare bari kuyitambika buku ruhande rwa FARDC cyangwa se na Wazalendo badashaka ko ifata ibimwe mu bicara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aribo gusiri guhangana nabo, mu gihe ku ruhande rwa FARDC bo bivugwa ko bo ari kwica guhangana bica ku musirikare cyangwa se bica no musivile. Ibyo M23 bivuga ko itigeze ibirota ndetse itabifite no muri gahunda ko ari guhangana uruhande ku ruhande gisirikare pana kuba umusivile yabigendamo akaba yaraswa. Muri make nicyo twababwira kugeza kuri umunota. Ibindi uko amasaha arakomeza kugenda yicuma murakomeza kugenda mumenya amakuru yose. Ubu ni amasaha y'igicamunsi ho tubabwiye ubu ni mu karere ka Rubavu birumvikana amasaha y'igicamunsi, ariko kandi mu yandi masaha y'umugoroba naragira tuze kubabwira uko bimeze. Ndabashimiye, mukomeze mukande subscribe, share, like na comment. Ikindi by'umwihariko nimujye kure kuko amakuru ni menshi twakomeza kugenda tubahereza amakuru yose arabagezweho mu bihe bitandukanye. Ibihe byiza. The Zoom TV 24 iyi niyo channel ya mbere ya YouTube mu kugeza amakuru adasanzwe, amakuru ya politike, kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. The Zoom TV 24.